haravugwa iki? Reka ngusubize. Hari kuvugwa saga ya Marina na Khalfan Govinda, aho Marina n'uyu musore Khalfan bakoranye indirimbo bakayishyira hanze. Maze igihe kiri gukorerwa promotion akabona Marina yasohoye indi ndirimbo bisa nk'ayo ndirimbo bakoranye yari itangiye kuzamuka. Hari naho basohoye. Khalfan avuga ko hari ukudaha agaciro ibikorwa ndetse n'ibihangano ku buryo bukabije, kandi avuga ko natamusaba imbabazi azamwanika ku karubanda. Umunsi w'ejo mu kiganiro Marina yagiranye na BNB FM bamubajije kuri icyo kibazo asubiza atyo ati Khalfan Govinda ni inshuti yanjye, ibye ni ibyanjye, rero ntago nabikoze ngambiriye kumuhemukira. Hano muri media tour cyangwa se kuzenguruka itangazamakuru ndimo no kugira ngo dukore promotion y'iyo ndirimbo hamwe n'iyi nasohoye. Ati kandi musabye imbabazi. Kongere dusubire inyuma gato kandi ko kubitangazamakuru bitandukanye cyane cyane by'umuhanzi Yamano hari huzuye post zanditseho ngo Marine ni shitani. Ibi byabaye ubwo Marina yakoranaga indirimbo na Yamano nkuko Yamano yari yarabimusabye kuva kera, nuko bakora amajwi ararangira. Bageze ku mashusho Yamano ahamagara Marina ati ngwino dukore video. Marina musaba 200 byo gusiga inzara ndetse na makeup. Yamano ati ngwino kuri set birahari byose, imyambaro ndetse n'ibirungo by'ubwiza nka makeup ndetse n'ibindi, yewe no gukora inzara barabigukorera. Marina ntiyabyemera. Yamano niko kubwira Marina ati reka ngo 80. Marina ati ntago bikunda. Yamano abonye ko ari ukumunaniza ahitamo gusohora iyo ndirimbo cyane ko n'ubundi yari isanzwe izwe. Imara umunsi umwe yarengeje 100,000 byamaze kuyireba. Marina abarayisibishije. Yamano ati shitani Marina yansibiye indirimbo, gusa ni ko ari ukumutuka cyangwa se kumuharabika, kuko n'ubundi amazina y'inyayo ni Marine Deborah. Nubwo yaje gukura akumva Marina atari kunze akarihindura Marine. Haravugwa iki? Haravugwa saga ya Muchoma na Eric Semuhungu, aho Semuhungu ari gushinja Muchoma ubutinganye. Ku munsi w'ejo nibwo kuri live ya Godfather hariho Kasuku, Muchoma na Eric Semuhungu. Nibwo Eric Semuhungu yavuze ko yababajwe cyane no kuba yaraharabitswe na Muchoma, avuga ngo yaradeportinzwe cyangwa se yirukanwe muri USA. Nawe ati reka nkwanike ku karubanda. Muchoma ati nta kibazo. Eric yikoza hirya gato yohereza Godfather amajwi y'ubutinganyi bwa Muchoma. Navuga ko yigeze gutereta Eric Semuhungu. Muchoma hakanira hejuru avuga ko akunda abagore atajya mu butinganyi. Eric ati reka dukina amajwi yawe abanyarwanda bakumve bahite banagutakariza icyizere. Niko guha amahirwe ya nyuma Muchoma baturemera ko waterese Eric Semuhungu, cyangwa se nimba wizeye kutabikoze dukina ayo majwi abanyarwanda bakumve. Muchoma aciye bugufati ubw'icyubahiro cyanjye n'icyubahiro cy'umuryango wanjye, kuko mfite umugore n'abana. Ndumva ibi bintu bitagakwiye kuza kuri social media kuko ari ibanga. Ibi kandi si ubwa mbere bibaye. Mu minsi ishize ubwo Eric Semuhungu yabyinaga muri match yahuzaga Gasogi United na Rayon Sport yari yabereye muri Stade Amahoro, izakurangira Gasogi itsinze Rayon 1-0. Lorenzo Musangamfura Christian umunyamakuru wo kuri RBA mu rubuga rw'imikino yagaragaje ko yabinenze kuko byasaga nko kwamamaza ubutinganyi. Nuko Eric akibyumva biramurakaza cyane, aranyarukazana ibiganiro yagiranye na Lorenzo amutereta yewe amubwira twatugambo umusore abwira inkumi yari kureshya. Abantu bakabigeranya no kubadashaka bakemeza ko ari umutinganyi. Muri LGBTQ ubundi haba habatinganyi bita transgender, ni babandi baba ari abagabo cyangwa abagore ariko bakagerageza kwihindura ku isura y'umubiri, akihindura mu yindi shusho idahuje niyo bari basanganywe, igitsina nko kuba ari umugabo ariko akishyira imisatsi y'abagore, makeup, akambara nk'abagore, akagenda nk'abagore, akanavuga nkabo, ndetse ari nako bimera ku bagore baba transgender. Gusa nanone hakaba n'abitwa bisexual cyangwa se birumira habiri, umwe ahura n'umugore bakaryamana ariko yanahura n'umugabo nabwo bakaryamana bahuje ibitsina. Bivuze ko na Muchoma ari bisexual cyangwa se ikirumira habiri. Uwabajije ati haravugwa iki? Harasubizwa neza. Haravugwa Coach Gaël ushaka gukora igitaramo muri Kigali agatumira umunyamerika wo muri Virginia Christopher Maurice Brown wamamaye nka Chris Brown, ndetse uherutse no gutera utwatsi abanyatanzania bashaka kumutumira mu gitaramo akaza gutaramira muri Tanzania. Avuga ko nta hantu bafite yataramira nta bikorwa remezo bafite, bagahita batumira Burna Boy we muri Nigeria. Gusa BK Arena yo yakemera kuyikoreramo igitaramo.
gusa hakibazwa aho Kalomba Gael cyangwa se Coach Gael yakura inoti zitagira ingano zo guha Chris Brown aze gutaramira i Kigali, kuko yahabwa amafaranga guhera ku bihumbi 300 by'idolari asaga miliyoni 226,667 y'u Rwanda, kandi akaba yamuha amafaranga kugeza kuri miliyoni y'idolari ariyo miliyari 1,420,224 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibi bigatera benshi kuvuga ko yikiniye ubwa super manager wahinduye kwikina umwambaro mubera. Niko benshi banavuga ko bishoboka kuba Kigali Universe atari ya Coach Gael wakanyujijeho mu isura y'abapasiteri mu minsi yatambutse. Nanone kandi reka nkubwire yuko uwambajije uti haravugwa iki ntagarasubizwa. Haravugwa saga ya Clapton Kibonge, AB Godwin na Bizimana Pamela Innocent ukina muri filimi zitandukanye kandi zikunzwe abamenya series n'izindi, ushinja aba bagabo babiri kumwibira umushinga wa filimi. Nyuma yuko filimi yari yarakozwe amashusho ari gutunganywa na AB Godwin, Pamela akabona Godwin adashaka kumuha filimi ye, akumva akantu kamunosha ku mutima katubwo nta kintu ubonamo. Vuba na bwangu Pamela ahita yitabaza inshuti ze azibwira ikibazo uko kimeze, n'ukuntu nyuma yaje kumenya ko Clapton Kibonge yahise atangira kuyishishura vuba na bwangu wazayishyire hanze mbere, bityo abacitse amazimwe abe yanditse Pamela nasohori y'abanyarwanda bazamwanjame bati kuva ryari mu Rwanda dufite service muri cinema ushishura amafilime, ndetse kandi ibyo bijyana no guhomba kuko ubugaragaye nk'ukoze iby'abandi bitanakorohera ko byakundwa, ndetse avuga ko azamujyana muri RIB agakorwa ubutabera. Nanone reka nkubwire ko uwambajije ati haravugwa iki ntagarasubizwa. Haravugwa saga ya President Emmanuel Macron. Ishyano ryacitse umurizo nyuma ya saga ya President Emmanuel Macron wakubiswe urushyi n'umugore we Brigitte Marie Claude Tronye waje kwitwa Brigitte Macron nyuma yo gushyingirwa n'uyu President. Uyu mugore w'imyaka 72 mu gihe Macron afite imyaka 47, kandi Brigitte akaba yaranabaye mwarimu wa Macron muri Guardian. Haciyemo umunsi umwe President w'igihugu cy'igihangange akubiswe urushyi n'umugore we bari ku muryango w'indege, kamera zirikanuye, ntiyabyitaho aramujwigiriza. Bamwe bati n'ubundi aramuruta agomba kumuhana nk'uhana umwana, abandi nabo bati niba ibari byo twabonye inyuma ya kamera cyangwa se mu rugo amukorera ibiki. Nanjye binteye amatsiko. Bari bagiye kuva mu ndege, bageze mu muryango umugore areba munsi n'azamatwi amuvundireza mu rushyi ntabwo. Umugabo asubira inyuma, gusa n'ubudaragaruka bamanukana mu ndege bakomeza misiyo. Uyu mugore wari bucura mu bana 6 akaba ari umukristo gatolika watangiye kwigisha mu mwaka w'1990, yigisha igifaransa n'ikilatini muri Lycée La Providence, kimwe mu bigo byahagazeho mu France. Cyari ikigo gishyigikira imyidagaduro cyane ko ari naho yaje guhura na President Emmanuel Macron ku nshuro ya mbere. Reka nkubwire yuko wambajije ati haravugwa iki ntarasubizwa. Hari kuvugwa saga ya COVID-19 yongeye kugaruka mu isura nshya kandi yandura kurusha izindi zose zabanje. Umwe mu nshuti zanjye yagize ati na n'ubu sindumva neza ukuntu Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, adafite ahuriye na COVID-19, cyane ko bwa mbere yaje ari ku butegetsi avuye hiracogora yewe ranazima burundu, n'abatangaga inkingo bararekera, none asubiye ku butegetsi isigaruka, cyane ko Trump ayoboye Amerika nk'umu businessman ndetse ufite ubucuti bukomeye n'umujijita faranga wa mbere ku isi Elon Musk wanamufashije kwiyamamaza ndetse akanashoramo amafaranga ye. Kandi burya ibi byorezo tubona bikomeye bikorwa n'abantu muri za laboratoire bagakora n'umuti wabyo, bamara kubisuzuma neza bakabitera mu bantu bakarwara, ubundi nabo bagakora imiti igabanya ubukana kandi bashoboye niyabikiza, ari ukugira ngo abantu batajya bahita bakira bityo imiti yabo ibone isoko. Kandi ni umushinga uhagazeho cyane ku buryo utakigonderwa na buri wese. Benshi barashidikanya ku bucuti bwa Trump na Elon Musk bavuga ko bushobora kuba bufitanye isano na COVID-19. Urebye abanduye COVID-19 biyongereye inshuro 2 muri Taiwan, ibaye bwa 7 rero byikurikiranye. Taipei Gicurasi wa 27 2025 SNA abantu barenga ibihumbi 40 bashatse ubuvuzi bwa COVID-19 muri Taiwan ari mu cyumweru gishize. Inshuro zirenga 2 z'ababashije kwivuza mu cyumweru cyari cyabanje. Ibintu bwa 7 bikurikiranye imibare yiyongera gutya nk'uko ikigo gishinzwe kurwanya indwara CDC cyabitangaje kuri wa kabiri. Li Qianlin, umuyobozi wungirije w'ikigo cy'ubwenge ku miterere y'ibyorezo muri CDC,
yagize atya mu kiganiro n'abanyamakuru i Taipei ati icyorezo gihari gikomeje kwiyongera ku muvuduko mwinshi kandi hari ukwiyongera gukomeye ku barwayi barembye ndetse no ku bari gupfa. CDC kandi yagaragaje ko kuva ku ya 18 kugeza ku ya 24 Gicurasi habayeho ubuvuzi ku bantu 41,200 ajyanwe kwa muganga mu mavuriro ndetse no mu byumba by'ubutabazi kubera COVID-19 ugereranyije n'abantu 19,97 babonetse mu cyumweru cyari cyabanje. Ibi bigaragaza icyumweru cya karindwi gikurikirana hagaragara izamuka ry'imibare kandi iyo mibare yarenze 23,555 zagaragajwe muri icyo gihe. Mu mwaka wa 2024 nk'uko CDC yabitangaje, umuvugizi wa CDC Roy Chon yavuze ko nubwo izamuka ry'imibare rishobora kuba rifitanye isano nuko abantu benshi barimo kwipimisha kurusha mbere, bigaragaza ko abanduye batari baramenyekanye. Ndakeka noneho uwambajije ati haravugwa iki amaze gusubizwa neza. Reka nsubikira ahangaha ngo kuvuga menshi siko kuyamara, ahubwo nshimire mwese rero twabanye muri iki kiganiro haravugwa iki. Ntiwibagirwe gukanda subscribe ndetse n'akayogera kugira ngo tujye tubana gatanu ku kandi. Nyarukira muri comment ubaze ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi. Nibutsa kandi ko nyirize nige w'umunyamwuga udasanzwe uvoma ku isoko y'amateka nkasogongera ku muco ndi nturi dacogora umuhamya w'ibintu n'imigambi. Inyira amatwi mva byose nyinyesha usanga hose ndi nk'ubidahushanjika nditanyeganyega ndi umuganuro w'amagambo ndidirimbo y'isoko n'amasunzu. Ndi umunyangiso nk'inyange, ndi umunyamutima w'ingabo za Kirehe, intore itarambirwa, indagabwi gutarunduka, isoko itagabanuka, navuga nkavuga ukuri. Ndi Plava, ni Plava TV. Dore mu kiganiro cy'ubutaha.